agiye buriya nateretaga Nyambo harimo sene nyinshi njya kwifatira utuntu tutwunwa mavide akahita dukanga birimo cyane ku bantu babashije kuyireba. Ubu uri umu ex wa Nyambo. Gasha Nyambo ndamukunda ngiye uranamukunda bari mu bintu byanjye. Ari ukuntu umuntu aba arimo arakinira mu nzozi zawe. Tita bari mu bintu byanjye. Abari mu mariza. Urukundo rwawe na Nyambo rwari rugeze he? Byari bigeze ahantu heza kuko byarangiye nanamujyanye. Uramushimusa wamujyanye. Ngiye twatugiye kwibeta ari iwabo birapfa nyine birangira tuvuze ati ntago turabo kubikorera hano tujya kubikorera he ahandi hantu iwanjye. Hebya ntimana nasabye umuntu imbabazi namukoreye icyaha pe. Namusabye imbabazi yarazinga ariko byibuze ndabikweretse ngiye ngusabye imbabazi. Ese soti ku Mana sima mbabariwe. Hano rero bati kuba Scove yavuze rugagi nawe akagira ati akamusubiza akavuga ko atazanabona ubugingo bw'Imana. Ubugingo bw'Imana ni rugagi rubutanga. Ubwo se papa akaba amaze iki? Mutesi Scove yasurisiri kari asengera mu idini rugagi asengeramo. Ngahita abantu rero bavuze bati akibaza umuntu wifata akavuga ngo ni ukomandinga ubugingo buhoraho. Mbese mutabanye neza nago uzabona ubugingo buhora hako mujye munumva namwe. Nukuvuga ngo rugagi tutabanye neza cyangwa se ngo numva ibyo avuga nago nzabona ubugingo buhoraho. DC TV Rwanda. Jiranyemeje. Je rero mama wanje ajya kumbyara ndabyibuka umwaka w'iyo ngiyo yagize gutya ngo yararwaye indwara ikomeye cyane ku buryo byari ingorane nyine kugira ngo umwana na nyina babeho. Niyo mpamvu rero mama wanje papa wanje yahisemo ari hanze kabisa ategereje amakuru meza cyangwa se amabi. Yahisemo guhita nyita ishimwe bya Patrick byaje nyuma sinzi aho yabikuye ariko nzi kuko musaza wanje kubw'amahirwe aracyariho nzamwicaza nyine mubaze ubwira ati Patrick bisobanuye iki. Nago ngiye nshaka kuko of course umubyeyi yakwita izina azi icyo risobanuye. Rero nzamwicaza mubaze Patrick bisobanuye iki kubera icyo wanyise gutya. Mwe Patrick ariko sa amazina mabi amazina yose afite inyuguti 7 na puzzle man n'ubibaro asanga zifite inyuguti 7. Patrick Fabrice aziko twitiranwa mane. Turitirana nawe wavutse bigoranye witwa ishimwe. We byagenze bite? Nabonye nitwa uramenye. Umbaze ngo byagenze bite? Ariko Imana ishimwe kuri uko nakuze bariyima gushimwe Mana warakoze. Imana ishimwe kuri ubuzima ni bwiza uyu ukiri muzima buriya isawa cyane. Pazo umeze ute se? Imana Kigali biragenda. Bose ko ubabaza niba bigenda ukabona barahigimye ikibazo ni iki? Sideruka gukorana ikiganiro mbyibushye. Urabona mbyibushye? Shapasa ntabyo nanuka. Aho yavugiye. Hayawe bari yayindi. Urabona mbyibushye nkuko nari mbyibushye bushize. Ahubwo wari yongereye. Nago niyongereye man. Impamvu kwishati nago nayambaraga ariko ndayambara. Nari mfite inda nini. Akubu yagabanutse. Ubuse bwaraho yagiye. Bari mu basore ngo Kigali ariko ngo bameze neza ku kintu cyitwa ubudomino. Ngufite 6 pack barandahi. No sure ko abantu bagenda bakavuga ngo ngo reka ukuntu kera wanganaga. Ngewe nago nizi ntafite inda man. Kuva ndi n'umwana nari bimeze bite. Kuva ndi umwana nari mbyibushye man. Nakuze ndi umuntu n'umujene ubyibushye kabisa. Nubwo ngenda niyongera ariko nahakiri urebye ubona nari mbyibushye ariko nubwo ntari mbyibushye nkuko ngana ubu ngubu. Ni biraso byiza. Ya biraso by'inuza. Yego. Natwe mwazadushakiye kubona turarya ariko nta ari n'ukuntu kwakunda abana bagenda batoragura bakiri batoya genda ukamira ishashi. Ikiza cyane nuko bakuze muri gene z'urwenya ari rwinshi naga ibintu byawe rwose babiha agaciro. Genda ukamira ishashi. Barakuze cyane ibintu byawe byinshi bari urwenya nago babiha agaciro.
kabisa n'utuntu niba ushatse no gusebya umuntu buriya ntabwo bijya bipfa kugaragara nk'abanyarwenya ikibazo tujya duhura nacyo iteretere umukobwa ngo tabaye bya bindi byanyu bya black aze kumugana njye ndashaka dukundane biseri mujya mukunda n'umuntu ukabona nyine ibintu birakunze fresh sha wowe genda uri seri ariko ugasanga we yarakinaga ahubwo kuko abazi ko nyine nawe uje mu mikino abanyarwenya bari no gutera imbere nyina Rusine ngo yaguriye imodoka umukunzi we Rusine yaguriye imodoka umukunzi we by the way congratulations yani famille nishimira n'inkura nzaba nkabo famille nziza bafite n'umwana ibintu byose Rusine yujije nawe bimugiye bifite ibiki ngahinda indase ubundi kuri Rusine ndaburaho dread uraka dread n'umugore no kugenda witwaye no gukora kuri radio no kugenda witwaye korali se noneho korali ni yakanyunze na yakamwana wumviye korali ukuntu yabirenze niko urabura umugore ndetse no kugenda witwaye ubona sara akazozo ufite byibuze ukavuga uti mu bitekerezo ariko wananguriza nk'akaguru wanguriza nk'akaguru ngaho kanguka warotaga inzozi zari zigeze kure ngazi umuntu aba akora mani tuhiga hejuru ibyo bice twiza duhiga rige bizaboneka kagwira umuntu akagira ate akaba yakihahira akamodoka yego abantu bose baziguze ntago ariko baje tunashimiye wenda abantu muri no minsi basigaye baha amatwi cyane comedy mu minsi yashize wasangaga umuntu akora comedy ariko ugasanga akantu ku mufuka byaragoranye kubona Rusine yarateye intambwe ageze kuri rwego afari merci man nyine ni ibintu bya danje n'abantu bakomeye abantu benshi kuri bagabo comedy bakora ku maradiyo zacu badoro mu Rwanda akora kuri radio n'abandi bagani mukagiye muzi barabaza tahira bose bagiye bakora mu radio Rusine akora kuri radio ba ata ni ukuvuga ngo umukomedi abarwa mu public yego yafata inkuru ziriho akazifata akazitaha ibyo bwiza rero umukomedi ni umuvuzi abazi kuvuga nyine ushoboye kuvuga gukora kuri radio cyangwa televiziyo ntago ari igitanga rero comedy gwa platform tukajyana aha niba asa yaratangiye ari umukomediye uno munsi akaba ari umuntu ushobora guhostinga event irimo his excellence man kumva ibyo bintu bidakaze nyine umu public speaker n'umu master of ceremony ni ibintu biba birenze man rero nago byagutangaza umukomediye rero babaha akazi mavide twazamukanye nawe ari kuri Power FM akora kuri Power FM by'igihe kirekire I think agiye kumaraho umwaka uri kubyumva niba ntibeshye rero umukomediye aba ari umu public speaker ashobora kuvuga ya presenting yakora iki ntibizagutangaza ahubwo nanjye je nkicara aho ngangaza nkuhata ibibazo ntago byananira ubuse ko turi gukora ikiganiro tutateguye nose twagiteguye twavuze ngo twiganirire kandi murabireba hari igihe inkuru zibura nuko rero byifashe bayame pe ngese nanywa amazi ko ngiye kunywa ji ya pome banza kunywaho hejuru ya katabogoka agapome n'agapome ereka abanyarwanda nase wabihakana ereka abanyarwanda n'akaji ka pome iba yita panache abakuru numvishe ngo niho hari mu kimaga bakanyabugabo mukise muri panache se abantu muri uri kumwe oya barabintu ariko ko ndanywa inzoga ngewe harya yewe ni umusiramburo kugeze mu by'inzoga kandi turi kuvuga panache hanyuma se panache ikaba iri gutera akanyabugabo none se ntago harimo energy noneho ngo hari umujama muri quartier yacuruzaga ngo imiti y'akanyabugabo n'imiti izana amavangingo nyine ku bagore ariko ikibazo ngo akayishyira mu ducupa dusa
Eric rero dore azamanuka Eric dore ko bananiranye agiye gushaka umuti w'akanyabugabo asanga akazungu ari kuri telefone nk'ubicuruza apfa kumubwira ati fata ibyo ubonye Eric aragenda afata agacupa k'amavangi Eric yirirwa acira inkonda cyasha bohereje wa Eric gore se mungu se aha uriyenza pe ngo se wari ushatse kutubwira reka tugire soti basi ari kuri yenza we pazamane ngo amagekanga gushotora numvise se makuru avuga ngo niwe washwanyishije couple ya General Bende na Shakira narayumvise ariko barabeshya mani General Bende yarabikiri yarinze ngo naga ari umutinganya okay nagakundana n'abahungu bagenzi be numvise yo kubyita batinganya atari sawa basigaye ngo babita basangira mu Rwanda niho hantu honyine nabonye tugomba kugira discipline kuko nutayigira uzayigira ku ngufu dore pazo ugenda basigaye babita basangira ngendo yego basangira ndendo ibintu by'indangamirwa ariko ikinyarwanda kibaho yo ushobora guhubuka rero ukahita uvuga ikintu kigakomeretsa umwana w'umukobwa ngo kwakunde abakomede batwisimbwa ngurusha undubuga amurusha abafana amutwara abafana yego se ari icyo babeshye nje nyisimbwa rwose simbabara ari ngize ngo habura turabuzwa n'iki kunyitimbwa na etage ndubaka muri Kigali nandi modoka ngira ariko nase uri ni barebye bakitegereza koko mfite imbeho reka mbanze nishizemo agakote se kinini kutagifatira ku gihe nyine niyo ngaruka uzagira ngo hari yindi mpamvu uragufatira imiti ku gihe wa muhungu we dore ibintu byaragoranye Kigali bisigaye imvura ibyuka ibwo ikararigwa imiti yikize imiti yiki ko ngewe imiti y'umutwe nyine se ndi muzima baramwiye ati umubyeyi wanjye yarambwiye ati mu bintu ugomba gucunga nabyo birimo erega buriya ziva ku Gisenyi muri Gisenyi fest Kivu fest ese kuyagenze ku Gisenyi ntago iravura no mwaka ntago izongera kubaho cyangwa igiye ugakubita hafi cy'umwere Gisenyi buriya hari imico myinshi abantu batandukanye akose ko mvuye ku Gisenyi akwiyenza so ugikubona inatakaye we nayi nibereye mu kazi mbabarira zivayo niho zivutagira ngo arahandi none se nahurira he nayo ndi mu kazi wajyanye nako kazi abantu bagiye kuryama kandi ko kugira abantu bagiye kuryama no kuryoshya nibo bazizana ariko ngiye na ako wagiye gukubura ariko so type abanyamakuru murategana pe wenye nose ubundi se kumugani ko sakaze man nose munakubura nini ndakako ibyibuhiye ntago nabasha ngizo size nizo zigezweho bari abantu bakubura mu muhanda mamona baramaje nyine none se we ufite ukuboko unini cyane mbese ndabyibushye man ntago nabishobora ufite ukuboko ntago nabishobora none se reba kuva ku muhanda ngeri wawe karaka distance mbiri cyuye bibaze noneho ndimo ndakubura hari imbere yo ku Kivu njya kuri Serena uri murakubura ku Kivu shiko ufite ukuboko pazo barandahiye barambeshyira pe pazo barandahiye barambeshyira twikomereze n'ibiri niho rero yavuye binyi malariya ariko zote ambabari shangiye ndimeze neza bara no mu bintu njya nshimira Imana ngiye burasinjya ndwara nyapfa kurwara urabikora ariko n'urwara Imana ni nziza icyo ushimira Imana ubikora kenshi ariko n'urwara oya mwana ndeka nose sibyo nose byagenda bite kandi singo nose ugira ngo ahubwo bose niba bari singo buri ikintu kibyica no ko buri singo nta kiba ufite kigutangira uri singo buri burakinga ibintu byinshi mu buzima bwawe ahubwo ubu ufite opportunity zo guhura na byinshi mu buzima bwawe wapi muribeshya cyane kabisa ntago ari byo none se inkuru zivuga yuko usigaye umupfuzi Kigali wenda twe no kubica ku ruhande ase zivuga nande so takomane tujye tureka kubeshya oya pazo zivuga nande umva ngubwire baravuze ngo pazo man cyetse ari buri kantu bivuze buri kantu kera tugihura ataragafata kera buri kantu
buri kantu yaramwe ngese shahu ngo ko mbona ngutashye n'amaguru na mwana afatire moto imbere ngo yashaye ingeregaro ngo wimbeshya ngo mu rwenya nta mafaranga arimo ngo rero ntago wabikora byonyine kankurangira kandi atugomba gukubura ugomba kuzajya ukubura navugaga ugakubura inyarutarama ibiki ariko ntago bira bintu sinjya nanabyizera kuko ntago shasi ndahura nabyo ngewe agize amahirwe ngorera muri societe nyine itanyemera guhura nabyo uhura n'iki uhura n'iki nurira n'ubuzima mani ushaka maramuko abantu babikora si umwamwicaranye hano mukabona umwanya wo kuganira aya masaha y'akagoroba bari mu kazi niyo mpamvu nawe uri imihanda yiriwe yanduzwa yose niyo mpamvu wari urimo urambwira ngo ugera vangende oya tugikorane kugeza saa 2 tugikorane ufite itarara tugikorane kugeza saa 2 akweze ubundi wo kugira ngo ushomere mwana ajya kwihigira ibiceri oya shabira ibintu wapi mwana saza vuba bazababeshya ndetse warabyaye nk'abana babiri ukavuga uti reka ngende mfe gushaka amafaranga ngo bisaba imyuka iyo myuka nayibona urakoze iyo myuka nayibona mbwira nere pompage ane 5 ninziteye ibirijana byanjye wahita ubyikoresha ibirijana byanjye nifitiye wahita wiyihagirisha oya ntasha nta myuka mfite inkuru za Semuhungu na nuzo warazumvishe yuko ngo Lorenzo uya na Benda ngo ni washwanyije couple yabo kubera ngo agaharo bari bamaranye iminsi ngaho ba hostinga ibiki n'ibicyamajoro barabisobanuye buri abantu ni tukabone batandukanye ngo mugire ngo twese tugira ama break ups man yego kandi buriya nugira na break up narabakunze bari mature enough nta numwe ugenda ushitinga undi ngo we wagiraga gutya na gutya na gutya na gutya nose Shakira mwigeze mwumva avuga ko ari byo cyo cyabiteye ngeze umwumva bivuga subiza erega ako none wigeze wumva bivuga ntabyo numvishe Benda se wigeze wumva bivuga cyatumye bashwanya y'abantu babazi noneho ari ibintu ubura nuzajya ubonana n'abantu bari abo bara kubera ko nyine bari proud nyine bishimirana kandi batafite ipfunwe ryo kubigaragaza barigaragaje bakatwereka ko bakundana bayida ngiye couple yabo naranayikundaga ngiye General Benda nayo mubwije akora live narabibwiye muri comment narayikundaga mana aga couple disi ubona akabona ni keza aka couple ka Miss Rwanda Naomi uriya ntajya nuwa 2000 inde Miss Naomi ni 2016 iyo yose mwana uzanye ba 2020 uzanye ba John 2021 na 20 ira couple rwose ukajya kumva ngo byagenze kuri asinye bifuriza ariko yakumva ngo byagenze kuri byaba ari bibi mani ariko couple ubona nyine ukabona ntacyo zitwaye Nyambo na Tity baba bambabaje bari abantu nkabura bageze abo barabitwerurira barabitubwira nyine ko bakundana baratubwira ko barabyeruye se ako kandi nimugoroba bari barimo barabihakana bivuye inyuma none impamo kuri live yari studi wereka se reka nze mwumvisha amajwi ngiye hano reka mwumvisha amajwi hano ngi uragura indi panashe uri kumva barabihakanye bivuye inyuma pe nkubwire sote live ya Godfather nge nawe turi mu bantu barara amajoro yego live ya Godfather wari uriho narindiho babakusanyiriza n'amafaranga n'amagift yego none se wowe ariko se bahirukiye nimugora barabihakana oya wireba no muri telefone byihorere ndimo ndarebamo iyo video yabo kugira ngo ndikwereke oya byihorere turaza kubireba nyuma twikica umwanya wacu umva nkubwire bari abantu barabyemeye ko bakundana kandi natwe biratugaragarira simbihamije ariko biratugaragarira turanabishyigikiye man banadutemo nose ubwo urinde uri kuzushinja abantu urukundo hagati yabo harimo ububesto nta kibazo ngo bakomeze baba besto pazo man oya bakomeze baba besto twishimiye ububesto bwabo uko babanye turabyishimiye nyamuneka mukomerezaho cyaduma nicyo cyavuze ngo banabana mu nzu n'ikimenyimenyi oya kandi umwe afite amarido y'u Burundi afite ay'umutuku buriya ngo ni inzu zituranye oya umwe ngo niba ari he sinzi numva ariko batuye ahantu hatandukanye ubwo yarabeshye dumba
Dumba nakosa agira Dumba nuzaze kumuvuga hano Dumba akavuga ibintu ari arababwira ngo ndi kubabeshya kandi Dumba ushobora kuvuga ikintu akicecekera akakuyorera kazagucunga agahita kwita izina kaba ati we papa gigi wacana we gahita gutama Dumba nakosa agira Dumba burajya kutubwira ikintu nubwo akunda itiko ariko ajya kutubwira ikintu agifiteho nose cyane Dumba mujye mumwitondera ku bintu avuga Dumba niwe muntu nk'ibintu byanjye na yago biba Dumba barabimubwiye buriya ko Dumba bafite amakuru sha Dumba aramamagara sha arambwira ati wacyana we mbwira ukuntu byagenze we wagiye kuba umusatsi kuko ndagufite ndaguta hanze sha Dumba umubyeyi mubwiza ukuri mubwira ibintu byose nibyo navugira kuri kamera sha ntiyankira hanze ngo waranamuririye oya ntago ari icyo gihe cyo ni cyagihe nyine ariko Dumba nyine nakosa agira ugomba kubimenya Dumba nyine buri kintu cyose akora aba agifite amakuru ntago ashaka kuzana igihuha komeje ku kantu kayago mwariyunze oya ntago twakiyunga man ntago twakiyunga nose twiyunze twavuganiye ikintu cyabayeho umuntu yaraje amvuga mu biganiro amvuze mu kiganiro ikintu nanjye nayifite gukora nanashimira abantu barakoze kunyumva shaka dusote ndagushimira burara abantu benshi b'inshuti zanjye batanga ibiganiro kandi bafite ama YouTube channel akomeye nabashije kwa approachinga byibuza ngo na expressing man ngira ikintu nibwiriye abantu banjye abantu benshi man mwarakoze abantu benshi mwamamagaye abantu benshi mwanyandikiye comments zo kuma post yanjye kuko nge sinyasoma comments zo ku yandi ma post ikiganiro cyangwa sinajyamo ko ndabiza barimo abasazi benshi oya barimo ariko barimo n'abazima ariko nge wambwiye ko comments nyinshi ziri positive abantu baranyumvise kandi barakoze kandi ntago nge najya kubeshya man buriya birakirazira kubeshya nayago nawe ntago yabeshya ahubwo baramubeshya ko nkuko wabibonye hari amakuru menshi bagiye bamuha adafitiye fact akaza akayagaragaza ugasanga bikomerekeje umuntu kandi bitari ngombwa yego murabe bizi ibintu byajya kuvuga kuri ba Irene ababyeyi babo aba Jihad bagasanga nyine sibyo rero nago byantangaza ngiye bura nanubwo nari gukora ibiganiro rega buri abantu benshi bangira inama bakambwira ati bura nanubwo ari gukora ibiganiro bari kurindira ko urabona ko bira bintu byahise birangira iyo mbimenya rero ariko nyine ngiye byabiri kumyiga umutima man byari bikumyiga umutima abantu batazi ukuri nyine version yawe ikeneye nge ndashimira abantu babashije kunyumva barakoze cyane n'abatarabyumvise nabo mwarakoze ko nago mamuzi ukuri namwe muba mwabwiwe yego nuko byifashe reka twe no gukomeza gutinda kuri yo keza batavuga ngo toje kuzura kaboze dore ko abantu nabo baba baraho bavuga bati ntabuze cyo byarabaye ugomba kubipikinga muje kuzura kaboze sasa abantu benshi puzzle barabanenga we na puzzle na mavide nako bari kubanenga oya tujye dukomurutse dukome n'ingasire bari kutunenga gute kandi so turebe mugikora harahagaze kuri channel yanyu ntibababona muri Jen's Comedy ntibababona byagenze bite sha twebwe rero ibintu byacu mwabuze umwanya mwabuze amafaranga byagenze bite kuri channel yo harimo ibintu byinshi mbashije no kugusobanurira naciye ku ruhande kuri channel abantu bo kuri channel batwihanganire tubiganira ngo tubinoze dukomeze tukubaye contents ko ni nacyo kintu nyamukuru cyari cyatumye tuba turetse gukora stand up comedy kugira ngo natwe tukiri ikintu twikorera nyine kuri talent zacu zindi twisanzemo kuko turi creative tubasha kwandika amanuza nkuko abantu bagiye babibona Mavide rero ni umwacteur mwiza ukina mu mafilime menshi kimwe mu bintu byatumye tuba duhagaritse projects zacu kandi dufite umu editor bita Vare akaba ari umukameraman nawe wakinaga muri boro zacu ubu ngubu ni umukameraman wa Yago kandi nagahari kubyumva mwashatse undi biba bigoye man urabona man turabajene nta abakameramani urabizi umukameraman wa make Kigali ni 200 sibyo ku kwezi umukoresha bihora tukiri abajene naga amafaranga wapfa kuyabona man yaburigiye kuko cyane ko na YouTube channel yacu nagira atangira kwinjiza amafaranga tuba tukikoramo nyine ubwo rero mujama agiye of course urumva niwe editinga abandi bari hari twari dufite baba cameraman ibikoresho birahari nabo nago babona umwanya wo kwikora ko abantu benshi tuba dufite shuguri man sinkubeshye bari amavide bafite shuguri ze nanjye mfite izanjye tukagira umwanya twateguye guhura muri bizo projet
uwo mwanya ngira amavide ntitubona naga ariko n'abandi bazawubona niba nawe ubona bazazo kubabona wo gushutinga ariko wo kweditinga kugira ibintu bibonekere kugiye bizagorana ubwo rero uyo muntu yatuvuyemo nk'ubu nafashwe mu cameraman ndamubwira ati buriya gukora kuri yago TV show nayo ni improvement agende yikorera arabyibuka narabimubwiye Vale rwose umujene aragenda arakora rero icyo kintu cyabaye imbogamizi cyane dushaka undi muntu nanjye nayo ndi gusa nkaho ndi kubyiga kugira nzaye ni editingira wenda ko kwa uploadinga byo ndabizi nyine biragorana harimo kuri buri mwanya man muri no minsi rabiza amafaranga yarabuze umuntu abarimo arihiga hasi hejuru bisa nkaho nyine bisinziriyemo gake ariko nago nababwiye ko byagiye burundu ikintu cya stand up comedy cyo man sinkubeshye content zarabuze twabonaga turi gusubira inyuma twavuga ka twitekerezeho ariko content zarabuze niwe muntu weruye ukemera ukavuga uti ngewe nahagaritse ibintu kubera yuko content zashize nago mbyeruye nago content zashize ariko nyine bitewe n'ukuntu twakoraga twabonaga harimo imbaraga nkeya dusa nk'aba hanze oya dusa abantu bataha bakabasiga kuri stage ntabwo bigenda ku bantu bamwe na bamwe rero stand up comedy ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye barabajene bose ujye bareba ububahe mujye mububaha barabajene bakora stand up comedy agozi gusetsa umuntu mudafitanye gahunda uzi gusetsa umuntu mudafitanye gahunda utazi n'ahantu yavuye utazi ukuntu ameze utazi ikimubabaje yaje aho ngaho yishakamo ibyishimo wowe umuha ibyishimo burara abantu benshi man ibi bintu twanenze ko tubikora kugira ngo twamamare ejo tuzabona ibice ariko man usanga hari imitima ya benshi bomora man cyari umuntu nzi yaradufashe kera acemo igihe tugitangira urwenya icyo gihe twakoreraga mu ndi center aradusohokana bitari rimwe bitari kabiri tubwira ati mwabahungu mwe ya mwari muzi ukuntu nyine mu mara stress uruko mbonye poster yanyu kabisa binyereka ko bya bintu ari sawa wajya gusoma n'ama comments hasi wasanga bya bintu ni sawa wahura n'umuntu man cyo kuza abastari mana nyagasani man usko uhura n'umuntu man uhura n'umuntu nako ndetse ureka kuvuga ngo kwa kuni ngura n'umuntu ngo we pazo ngo ndakwemera ibiki n'ibiki ngi nahuye n'umusirikare twizihiwe ahantu abizi wizihiwe nta buryaryo uba ufite yego ndavuga si umuntu wo muri Letona sinamuvuga mu izina ariko umuntu wo muri Letona ashobora kureba ibintu nyine dukora akumva kunza umuntu nyine twavuga ati biru yawe wenda yishyura fata n'ibindi utahane n'ibindi nguki nyine ni ibintu byiza man ni ibintu byiza rero bira bintu rero kubyishakamo abantu of course barakumenyera bakakumenya ariko ugomba kubaha ibintu bishyashya buri gihe twabonaga rero content zacu ziri gusa nkaho ziri kuzanamo imbaraga nkeya kubera ko twari dufite ibintu duhugiyemo turavuga ati tubanze tuzamure YouTube channel yacu n'undi stand up comedy irahari n'abapeti benshi babikora twebwe ni time twakora ko turabakomediye beza abantu barabizi man ni time twabatamu nago twabivuyemo nago wareka ikintu ukunda kandi uzi gukora man buriya na YouTube channel ukoreraho nyiti YouTube channel yanyu ushaka kugira ibibazo ikaba yavaho burundu uko abandi bibejya bigenda ariko nago mwasinzira mwashaka indi sibyo byabaye se kuri the choice ntabwo yasinzira rero ibintu ukunda kandi uzi umaze kuzuza hafi 100 ibintu ukunda kandi uzi kandi byaguhaye ku mafaranga kandi byaguteje n'imbere cyane tangira urwenya ntangana gutya man urwenya rurimo amafaranga abana barabyibye ba muhinde ba Mavide nawe yarabyibushye amafungo warabonetse Mavide ubona atarabyibushye wakabiri niwe ugiye kukishyura dore ibintu byaciye panashise nanjye dore ndi kunywa amazi hano panashi yanjye ntago yananira oye uze wakwishyira wewe wenyine ye ngurira amazi sha amazi wasize mu rugo zari firigo ngira oya yatereka kuri sima gakonje yego pazo muri industry ya filime rero biri kuvugwa yuko ngo harimo ibintu by'ubugambanyi bwinshi cyane abantu bamwe baravana bakajya handi kubera kata gutya na gutya bihura nuko twumvisha yuko Rufonsina yasezeye kwa Clapton ndetse muri ya filime ye tw'umuturanyi ndetse undi mugabo bamwita nde sinuko izina rye nawe Ben bivuga ko basezeye biriya bintu wabibonye uti biriya bintu rero biriya bintu ngewe ntabwo mbifite amakuru ahagije ariko ikintu nabwira abantu ni uko umuntu arakura mani umuntu arakura kandi ibi bintu dukora wenda ushobora kuvuga ati kubera ko ahantu ariho hamaye izina mfite ntabwo nzapfa kuhava
ariko ubona ko hari ibindi ushaka kujyamo bifite inyungu cyangwa se bifite bijyanye n'intego zawe ushaka kwigomwa ibintu bimwe ukabireka uri kubyumva nk'ubu urugero naguha ariko simpamya neza ikindi kintu navuga simpamya neza ko bizahungabanya umuturanyi ni abakinnyi beza yego hari abantu bazabakumbura bazanabasange naho bagiye nabyo ntacyo bitwaye babarebeyo barebe uko bakora ariko buriya umuturanyi buriya n'ikintu niba ari ikintu ntajya nabonyemo umuturanyi uvuyemo nk'ubu twe twigeze kugira ikibazo njye n'amavide baradufunga amavide icyo gihe yaratangiye gukora mu muturanyi yigeze kudufungaho njye nawe tugitaziraga iki oya turi muri story y'ibintu zo kubimbaza nyuma bazo byari bya bintu navugaga system yagenze nabi twigeze kugira ikibazo nyine babatubitseho gakeya igihe kingana gute ntago ari igihe kirekire ntago ari kirekire ntago byari birebire kuko ni bya bintu nyine baba misunderstanding iriya case mwarayikoze oya ntago bikomeze man bagira ngo urayizi uri kumva man rero mavite icyo gihe yaratangiye gukina mu muturanyi mavite baramushaka kuri phone baramubura kuko ibintu barabajama ubugenzacyaha iyo bafite ikintu bagukurikiranyeho babakubitse ku buryo batica iperereza n'ingiye batamenya ko ufunze abantu bakaguhiga bakakubura bari bamaze kwandika ko mavide yibye telefone akagenda mu muturanyi urumva deja bari yari yagiye ariko bw'amahirwe dusohoka igihe cy'igihari ahita akomeza gukina filime rero mu muturanyi niho hantu bashobora kwandika story yawe niyo wari Ben bagahita bandika ati wapfuye cyangwa se wabuze uri kubyumva bagakora n'ikiriyo cyawe uri kubyumva rore yabikabigiye guri njye se sinakozemo uriya ushobora kutabizi ko nakiniye mu muturanyi njye nyine nigiriye ikibazo nago ndi umwacteur mwiza man nakuvuna kuri set usibye ko ngubu ndabimenye nyamuneka Clapton Kibonke uzanyihera akazi ubu narabimenye ntabwo uri umwacteur mwiza ntabwo nari umwacteur mwiza icyo gihe wankiraga kuri set nyamba kandeba tugaseka nagiyemo ntetanya na nyambo buriya Tity abari kuri sheri wanje buriya oya duha amakuru byagenze bite nagiyemo sinibuka ariko nshobora kubishaka nagiyemo urumva Clapton ni umuntu ukunda kuzamura impano yamboye muri Genes of course akoresha amavide nanjye tuni inshuti sinzi ukuntu byagenze mbona baramamagaye nta nibyo nigeze musaba pe naranyamamagaye ngo we nagerageza rero ko nagira ute nari maze iminsi dukora neza muri Genes kuko n'amavide mukuye muri Genes ako mavide we bamaranye igihe mavide bakora borongo ya sike mashanyarazi kubita amavide iriya boro rero nitwe twayanditse karaga content twayikoze kuri stage kuri abayibonye twayikoze kuri stage ari agashoti none Clapton arayikunda arambwira ati bajyane kuri YouTube bayiprolonge ashaka kwizamura impano ya mavide abona bari kumuvuna gufata amavide utazwi ngo amuzamure excuse me aravuga atazamushyira mu muturanyi amuzamure namara kumenyekana bazakora iyo project nuko content yanze ntago yanze byasabaga imbaraga yaza ariko ari nka Rusine nanuza bayikoze urumva mana abakta abantu bakina amafilime mujye mububaha man kabara amavide man kikoze nyangiye nshimira n'Imana mavide twatangiye kwikorera urwenya tuvuga ibintu dutegura blague bisanzwe no tuzanamo ikintu cya character iri yajwi rye nyine umuntu wankwitabe muhogo kamera kwa kundi bijya bigenda ura mavide n'umwacteur mwiza kandi nta niryanwa n'ikintu nicyo kintu gisekeje nta niryanwa burya abantu rero bazi ngo mavide ngo n'umusinzi ngo iki mavide bura n'umuntu ukora kuri radio mavide uzamwumve kuri radio niba uzamenya ko mavide nyine umuntu utamuzi nyine ari n'abantu bitungura cyane akamwumva avuga ahantu kibazo swingu uyu ni mavide rero dukiniye boro Clapton icyo gihe twaramukomye ahita abwira mavide ahise afata akafoto ka mavide aramupostinga aravuga ati uyu muhungu umukobwa bakundana amufate neza ko agiye kuba umustar sinzi niba ubyibuka ibyo bintu mavide bagiye mu muturanyi gutyo character irakora biramuhira manje ngenda nabyishimira ubundi bwa mbere yarayikoraga akaba yasarara cyangwa se akaba nyine atayikora fresh atayikora igihe kirekire akuye yarayimize man ni ibintu byiza cyane so abactors bajye babubaha rero ubwo rero nanjye nza kuza mu muturanyi banzanye ndi umuntu wabaga i Bugande w'umusheri wa Nyambo icyo gihe Nyambo yabanaga na musaza we Ben urikumva ataratanya n'ibintu by'ubukwe shandaza pe ari wa mukobwa unzanye cya gikobwa kinini cyiza bakita nde bakibagiwe nikubyumva baranzana ebana ariko nyine kubera ko nyine naravuniye kuri seti babona ndi umuntu wo kwigisha sindi umuntu wo guhita nyina ako kanya si ibintu menyereye nyine barabandetse pe sinzi n'ukuntu nagiye buriya nateretaga Nyambo harimo sene nyinshi
njya kwifatira utuntu tutwunwa amavide akahita dukanga birimo cyane ku bantu babashije kuyireba ubu uri umu ex wa Nyambo uranamukunda bari mu bintu byanjye ari ukuntu umuntu aba arimo arakinira mu nzozi zawe uvuga ngo na besto wa muntu nanzanira kandi gapanashi yego twase mufungura ku gapanashi yongera asuke mu kirahure so tabari kumvugisha amagambo menshi niko buriya Tity bari mu bintu byanjye abari mu mariza urukundo rwawe na Nyambo rwari rugeze he byari bigeze ahantu heza kuko byarangiye nanamujyanye muri iyo filime oya murinda uramushimusira mujyanye ngiye twari tugiye kwibeta ari iwabo birapfa nyine birangira tuvuze ati ntago turaba kubikorera hano tujya kubikorera he ahandi hantu iwanjye genda mujyanye Pazumani waryamanye muri filime nyamuneka muri filime oya muri filime waryamanye na Nyambo kera cyane waryamanye na Nyambo muri filime waryamanye muri filime kabisa kumbe byane byananiye Tity niwe wabibashije muri filime byamunaniye ariko ngo Tity ni umwana mwiza ni umwana mwiza cyane ariko uvuze ngo byamunaniye se nkaho hari andi makuru ufite twari tugeze ku bintu by'amafilime oya bansobanurire ubwo rero abantu abantu gusezera mu muturanyi byagenze bite bazo buretse byagenze bite igihe wibatana Nyambo mugiye muri cya gikorwa video yarakomanze birapfa setu twikomereze ubwo amakuru ashaka kumva nayumvishe yakomanze bigeze nko ku munota wa kangahe ntacyari cyabaye nakuramo umupira urutarakuramo umupira ukuntu inodo yanjye nakubwiye ngo narayihoranye yarakuzitiye nakuragamo umupira nkumva ntabwo uri kuvamo nk'umu director yakatinze ninkuramo umupira wanjye mbizi neza ko muri filime nta kintu kiri bube bakabona inda yanjye biragenda biti ubwo amavide rero arakomanga bipfa gutyo ndagenda bahita bashyiramo roreti wa muhungu yasubiye Bugande Nyambo nawe arabanza atindamo kuko nari naramujyanye rero filime ni ikintu kiri continuous utahagarika cyane cyane umuturanyi abantu barabizi abantu barebye umuturanyi bari abantu bagiye bazashaka abandi natwe turahari baduha akazi siyose beni situngana sina wenda nubwo nta kina nkawe ndi kwimagine muri mu cyumba mafide gakomanga oya muri mu cyumba so turiyenza barahindutse ariko da yese asigaye ari umunyamakuru mwiza we kubera iki uskuri gukabakabirene umva mbese urategana pe uzutangiye kunjijisha mbyane muri ibyo ngibyo kugira ngo iyo seje tuyivemo ibintu bya filime ariko twabirangije nuko bimeze baragiye ufite abafana babo bababuze rero ubwo ngubwo nyine sinzi tuzareba bizakurikira tugereze icyo kibonka ariko duteganyeza ko kibonka ndamwizera n'umukozi w'umuhanga umukozi w'umuhanga businessman wa danje buriya agira n'umuceri uryoha hariya akose sote kutaranjyanayo skuri ndi mideni ryo kunjyana kwa kibonka kwa Clapton se haryo ntago turajyayo cyagiye warambwiye ngo Nyamirambo ngo no kwirebera ngo birahabanye ngo turire Kicukiro wese twagiye Nyamirambo se ariko ntago ari kwa kibonka pazo nawe rero kwa kibonke mane mu muceri uryo kandi ntago urajyayo wowe nagiyeyo kenshi cyane kwa kibonke mu muceri uryoshye kabisa hari umuchef nabaka boss hari umuchef chef bita kaboss boss ariko bira bintu arabyumva n'umutetsi mwiza menya na filime atazigize ikintu arazikina nazo arifatanya ako dukoze ikiganiro kirekire none se kurari yabaye akamwana na kanyongera kuririmba tukira aho ngaho ko bivugwa yuko ngo hari udukimbirane twari turi hagati ya kibonke na bari abakinnyi kuko ngo amakuru avuga yuko ntago abantu bari kugenda bose kipera umujyi umwe
ariko ikipe ivuze ikipe ubushatse kuvuga iki ubushatse kuvuga iki ikipe ni iki ntabwo mvuze ikipe ndavuze ngo ntago abantu bari kugenda kiperi umujyi umwe kiperi ni ibiki cyarimwe cyarimwe bangahe abo babiri bagendera rimwe urisiri biri kuvuga yuko kugendera rimwe kwanya umusore nawe byageze kwa Rufonsina ndetse na Beni hari utuntu tw'udukingirane ntago wamenya business z'abantu nkuko nabikubwiye ngo akunda abantu nk'abakunzi iyo batandukanye abantu baba biziranyeho mani twikomeze tuvuga iby'umuceri wo kwa Kibonke ibyo bintu tube tubiretse kabisa nawe rero ndikubwira ko kabosi hari iba hariya rwose ntago aba yoroshye kubita umuceri umeze fresh cyane yego abantu bati turi kuva mu matiko amwe twinjira mu yandi twabonye kese zigiye zitandukanye tubona iza bayago tubona iza basabe ariko kuri no ncuro twabonye kese y'umukozi w'Imana ndetse na Scovia biri kuvuga yuko bafitanye ikibazo gikomeye cyane kubw'inkuru Scovia yatangaje inkuru imeze iti subuni ngira nubwo nabimenye nabonye rugajya avuga zanga azamusaba imbabazi Scovia we rero yaratsemye ngo ntashobora gusaba imbabazi nyine yamuvuze hiye nkuru yatumye avuga ngo azamusaba imbabazi kamwumvisha ka video ubundi kugira ngo tujyanirane neza ibintu by'iyobokamana byo nimbijyamo ndanaguhitana kuko iyobokamana uraryumva neza ndi umuntu wakuriye mu rusengero yego papa wanjye niwe muntu nzi wa mbere usoma Bibiliya kurusha abandi bantu bose ibaze ko navutse narinze menye ubwenge kwanjye soma Bibiliya na n'uyu munsi mu gitondo nakwereka chats yanyoreje umurongo wa Bibiliya uri kubyumva rero hari ibintu mbona by'amanyanga mu ivuga butumwa banze nsomera ibyo bintu ngo Scovia yagize ari kuvuga ayo magambo ibyo narabibonye inzu imuhanga igice cyo hejuru kibamo rogi icyo ku ruhande kibamo butike ikindi yari yarakigize urusengero wowe n'ubwo waba umupagani aho hantu hakwiye kuba ari ku rusengero kuri rogi no ku tubari iri mu nzu y'uyu mwisi umushumba ibyo byaba ari ukuri ikinyoma rugagi yaguze Range Rover igura miliyoni 280 sibyo baje gufunga insengero basanga nta rusengero agira rwujuje ibisabwa miliyoni 280 nibyo oya ntago ari ibi gufunga insengero basanga nta rusengero agira rwujuje ibisabwa miliyoni 280 ntabwo havamo urusengero none se uyu muvandimwe avuga ngo Range Rover ya miliyoni 100 angahe najyanye nawe aho nayiguriye abona fagitire yayo Canada tugaruke kuri ibyo uretse banza wowe aya mafaranga yakuye mu ihe business utari mu rusengero niba nta kindi kintu afite mu mutima we adashaka ko abantu bamenya ukuri kuko niba ari umunyakuri uhisha abantu ukuri kubera iki kucyuha abantu uburuzi Mutesi kuvuga ngo avuge Rugagi agomba kwanza kumenya Rugagi ninde akavuga etage akavuga ngo nta itorero ntabwo birifite ngo nibihe bikorwa bifite aba yizaniye ubwanzi bwinshi bwaba nubwo dufite abantu batavuga yego kujya dufite abakristo batavuga ndamutse mbahaye umwanya ngo bavuge yafunga amatwi ndakumira nk'umushumba ndakumira nk'uburere bw'igihugu yego nkarinda indangagaciro z'abantu abakristo n'abanyarwanda yego kuko ndamutse mfunguye nkavuga ngo mwari mu materaniro muzukuri musubirize Mutesi ewe yasara bisobanuye ngo mfite kapasite zose yego zishobora gusubiza Mutesi mu nzira zose yego mvuye mu gishumba nkajya muri ruhande rundi noneho rw'umuntu kuvuga ngo ngiye kwatakana na Scovia yego ufite kamera 9 bishizeho abantu 9 kuri kamera kandi ziri professionnel digital full HD 4K mvuze ngo ngiye kwataka Mutoni nani Scovia afite siko bavuga yego
yego sinzi ko yabona aho kurara fresh soti rero ibintu birakomeye impamvu nanjye ngiye kuba seriye mbanze mwe kuri panache tamo kapanasha kavanze na vanze ni iki n'agasukari mva mbabwire rero abantu bakurikiye DCTV twese twarasenze twese hari amatorero twakuriyemo dusenga bitandukanye tuzi Imana Imana yahozeho na mbere yuko abakomisiyoneri ariko bagiye abamisiyoneri baza yego mbere yuko Muhammad abaho idini ya Islam ibeho idini nubaha cyane mbere yuko ibyo byose bibaho hari Imana bavugaga ngo yirirwa ahandi gataha i Rwanda yego abanyarwanda ba kera bari bazi Imana bari bazi Imana ku buryo bizeraga Imana yego abanyarwanda ba kera bari bazi Imana kandi basengaga Imana abo bamisiyoneri bose batarazi abo bantu rero biyita ngo nabashumba iki simvuze ngo bose biyitana ngo na rugagi arimo hari ibintu ngiye ntemeranya nabyo Mutesi Scovia buranireka mbabwize n'ukuri nago ndi umufana we cyangwa se ngo namuvugira ariko niba ari abantu bagomba kwitonda kuko uramumera ibintu avuga arashishoza kandi avugisha ukuri ibyo binavuze koko sibyo aba bantu biyita abakozi b'Imana birirwa bavuga ngo tura ama video ya rugagi ntago muyibuka yari yaragiye hehese jewe uri kuvuga gutya nasengeye kwa rugagi mbaza ngo nshaka iki nagiye kureba koko birabina abantu bavuga wowe ubwawe wasengeye kwa rumagi kwa rugagi na murumuna wanjye papa wanjye yambera umuhamya yego nagiyeyo hari umukecuru w'umusazi ukunda kuba mu mujyi muremure sinzi niba umuzi umukecuru w'umusazi muremure ukunda kwiyambarira ibirenge abantu bagenda mu mujyi muramuzi uwo mukecuru baramuzanye kuko gukora rugagi niba asenga agakora ibitangaza agakiza abantu nkuko birirwa bakina amatiyatere njye nta nubwo ntinya kubivuga nkuko birirwa bakina amatiyatere mu rusengero ngo bakiza abantu bakabwira umuntu akaza yambaye imbago undi akaza yambaye bande bakabwira umuntu bakaraguza ubwonko uno munsi mukavugana kuri telefone hari abantu hari mentioning mu mazina ko nasanze ari abantu baciriritse bari abasengeraga i Kanombe nawe urabazi va muri telefone tuganire man ibintu byo biri ndimo ndareba ibintu byo biri seri uri kubyumva umuntu akaza umupasiteri muzima umuntu wita bishop akaza kuri telefone akinjirira umwana w'umukobwa kuri Instagram usanzwe akurikirana ibi byigisho byabo kamubaza witwa nde ubahe uturukahe mama yitwa nde agira ngo mu buryo bwo kugira ngo amusengere yajya mu rusengero agahita mutunga urutoki sininya kumuvuga wa muntu wigeze guhanura ngo mama sava nikakora abantu benshi murabizi nikakora yo nama kuri avugwa nge numva ku mihanda abantu wese mwagiye mubimbwira murabizi uri ko byumva akaza akakwandikira ati wowe ibiki nibiki azi urugendo uri umunyeshuri yarakubajije ibintu byose cyangwa se inshuti yawe wese wote nkuko umuntu yaza akakumbaza hajyana ati pazo kamuga ati pazo burana nakaza afite ari gupanga kujya Bugande ari gushaka kwishakira visa ibiki nibiki akaza akabimubwira bakaza bakagukinaho theatre mu rusengero babihagarike man Imana yacu nibakayikinisha Imana yacu nibakayikinisha umukozi w'Imana araza kwigamba ngafite amakamera 9 umukozi w'Imana mu mavideo yagiye training kuva kera ngo tanga amadolari ngo ubone Range Rover ngo uzaba Miss Rwanda yabaye Miss Rwanda yahanuriye bo nago babona ko bari gukina n'ijambo ry'Imana baba bari gukina n'Imana kuki bakinira ku bantu nose Scovia habeshya nihe umukozi w'Imana n'umuntu wo kuza kaza akajya gusubizanya n'umusesenguzi niba wiyubaha wagumye mu rusengero gasengera abantu ahubwo ari nayo musabaga ngo amuhe space babiganireho inde wasabye undi ngo kagera musabye cyane Scovia ngo amuhe space babiganireho Scovia yasabye space rugagi niwe wayisabye Scovia ni umuntu uganira kandi Scovia kandi nawe muri space bakoze ejo umuntu wese w'umunyamafuti muri iyi mihanda kuko naje gusanga aba bantu bareka kutubeshya ngo nabakozi b'Imana Apotre Gitwaza wari bamubona kuri YouTube ari gusubizana n'umuntu wari wamubona cyagorana hari umuntu twubaha nka Gitwaza se imamu w'abayisilamu mu Rwanda nagari imamu mufti w'abayisilamu mu Rwanda wari wamubona ari gusubizanya ku ma YouTube ajya mu matiku n'ibiki nuko nta bintu bimuvugaho se twebwe tuba dufite inshingano twashinzwe ku isi wese turi umunyamakuru ariko nago nzaza kureba ibintu bibikora hari hanze muri societe ngo mbizane bihuze n'umunyamakuru bwawe niba uri umushumba jya mu rusengero ushumbe wigisha abantu ijambo ry'Imana urekera kuza gufata izi mikoro tuziriho kugira ngo turebere hamwe ibintu bitari kugenda neza n'ibikwiye gukosoka no gukuriyetinga ibibi
iyi mikoro nayivugira ibi mikoro muze mugitinya izi ngizi yiyegereze neza ahubwo yiyegereze neza nayivugiraho ibintu bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu bishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kangaratete navugiraho ibintu bishobora komora umuntu bishobora gukiza umuntu bishobora guhindura imitekerereze y'umuntu niba mikoro ifite ibyiza n'ibibi we ngwino uvugaho ibyiza ngwino uvuga ijambo ry'Imana rekana n'imihanda niba uri umukozi w'Imana wiyubaha nasengeye iwawe rugagi ugiye no kuri Facebook n'umugabo turavuga yigeze kunyandikira kera yanyibeshyeho ko twari aba friends kuri Facebook asanga sindi umuntu umwe muri korali ndanamusobanura n'ubu turaganira je nasengeye ari iki kinjyanye kugenda kureba ko ibyo bintu bakora ko kari nasanze atari byo Imana ikora ibitangaza umuntu agarwara agakira ariko ntuzaze kubeshya abantu benshi basengeye iwawe ugiye ukoraho ngo barakize ntibakire abantu benshi hano hanze bakora baraguze imiti barabavuga benshi hano hanze bakujya mu rusengero gusenga babigize business gusa muri Rwanda Revenue insengero zirasoreshwa ni ibintu barabaretse leta yacu nziza yarabaretse muri degembye mu bijyamo uri kubyumva leta yacu nziza yarabaretse mu bijyamo muri sanzura sinakubwira nifatira abantu uri kumva bifatira abantu ariko niba koko mushaka gukora ubuvuga butumwa ryiza muve mu mihanda nibyo byavuzwe nyuma yuko urusengero rwe narwo rwashizwe mu zafunzwe ari nawo Mutesi yavugaga ngo afite urusengero mu Ruhango ngo munsi ari urusengero ngo hejuru ari yakabari ariko reka nkubaze niba wowe ushobora kuba usengera abantu bakabona amarengero va nkuko nge nkisenge nyine Miss 2 nasengeye kwa Rugagi niba ushobora gusengera abantu umuntu akabona imodoka niba ushobora gusengera umuntu akaba Miss Rwanda nubwo byabaye by'ibihuha wa mukobwa yabeshye niba ushobora gusengera umuntu agakira kubera icyo utasengera urusengero rwawe ngo buri Kigali rushikamye rumere nka Zion Temple kubera iki ariko nta muntu tuziranye wo mu Ruhango ushobora kubusengera kwa Rugagira wasengeraga kwa Rugagi kubera iki ibi bintu babigize business ibi bintu bashaka ko bitrendinga ibi bintu abapasteri barirwa baza mu biganiro n'abanonye ku ma YouTube nayo ngo biyita ngo abapotere ngo abashumba baza basesengura inda zatewe abastari batukanye abanyweye inzoga bagize guta baraye muri lodge ngo umukozi w'Imana byo ni ibikize byo ni ibiki mureke kuyobya abantu abantu baza babayoboka bashaka kugira ngo basenge bashaka kuyoboka inzira y'Imana urambwira ngo we wabuza ahangaha kwirata amakamera kwirata Range Rover n'ibyo bikorwa bibi bavuga none aba bantu bafite mane makuru mabi hariho nabonye kuri TikTok asakurisha abantu ngo sha bra avuga mu ndimi ngo basenge ngari mariyirizo wabona ukabona ari kwikomba ibintu avuye kurya we Imana musenga wallahi Imana mudasenga Imana mwibeshyeho izaba kubita ibinyafu hari abantu muri isi bigize nkaho batazapfa bigize nkaho nyine babayeho bafera abantu bigize baskama nyuma y'ubu buzima hari Imana yakuremye uzahura nayo amaso ku yandi ndakubwiza ukuri sote nyuma y'ubu buzima hari Imana yakuremye uzahura nayo amaso ku yandi ubuzima urimo iyo ubayemo iyo uvuyemo biba birangiye inama murangira abantu uzabeho ubuzima bwawe neza uzasinga inkuru nziza imusozi nicyo murambwira abantu ngewe ibintu muzamo abantu bose uje agasinga urusengero bakavuga ati uriya umuntu n'umushumba mwiza ahita aza kuri YouTube kuza kwirata ibigwi no gutwika ngaho yaguze rengero va ngaho yagize icyo urusengero bari kurufunga iyo si fact yonyine ituma abantu baguca amazi urusengero bari kurufunga uri kugura rengero va ya $200,000 wanamugana nta nisoni nimutamenya kanga urugero rwiza yego Israel Mbonyi ni umukozi w'Imana ni umuririmbyi mwiza ukora gospel utambutse ubutumwa mu ndirimbo hari inkuru mbi nimwe y'impamo sibyo bihuha abantu birwa bakuriyetinga arabyumvishe ngo hari n'umukobwa ngo yateye inda ko ni ibivugwa nyine ibyo ni ibivugwa excuse me ibyo ni ibivugwa nta muntu uraza ngo aduhe facting atubwire ngo uyu mukobwa ni uyu cyangwa se uyu mukobwa aze yivugire ngo ni uyu nguyu cyane yego cyane rero abantu bareke mujye murebera ni ukuvuga ngo mana umushumba ni iki umuntu uyoboye itorero ni iki umuntu uyoboye itero n'umuntu exemplary w'intangarugero umuntu udafite ikosa na rimwe muri society
ngaho wahunze igihugu kubera amafaranga y'abaturage ngaho bafunze urusengero rwawe ugenda mu mamodoka ahenze uri kubyumva ngaho uri guhanura abantu ngo bazagura Range Rover wakatuye ukavuga ati urusengero rwanjye mana urwubake rushikame i Kigali uri gusengera ama Range Rover y'ubutubuzi wowe abantu bikigiye mani bate sinzi mani cyakoze imana izababarire imana izababarire ibintu mwabikiniyemo cyane mugakomeza mugusha abantu mushuka abantu ntago ari byiza twakuze dusenga ngiye binanshobokeye nagiye mu madini menshi binanshobokeye nakisubira mu gasengero nasengeragamo ukareka kuba umuyisilamu se bibaye byiza kabisa kuko nabyo nabonye binanira kuba umuyisilamu byarakuraniye idini oya nago byananiye nago nyine man imana soti gukorera imana n'umurimo utoroshye man gukora iby'Imana yifuza ni uri muri iyi si ni ibintu bitoroshye uri kubyumva umuyisilamu agomba gusari 5 ku munsi ntago nzajya gucapa ikiyede cyanjye ngo mbone ayo masaha yo gusenga nzasenga bitinze ejo mbyibagirwe ejo nanirwe ndyame nasenze n'umusilamu uri kubyumva nabaye umukristo ngewe nasomye Bibiliya bro hari n'imirongo myinshi muri Bibiliya ndayizi abantu rero bigize abatambyi bigize ababishop bigize abaki bambare ni forme yanditseho imisaraba kaza kudutuburira abenshi muri abatubuzi muri izi mureke gukina n'imitima n'imitekerereze y'abantu mureke gukina na roho z'abantu kuko Imana izabatwika Imana izabatwika genda bivuze nitwa Pazo twigendere ibintu bivuze birambabaza amani nje naramwibonera ugajya asengera abantu nibakiri uwo musazi hari umutiya hari abana twiganye muri segonderi bafite mushiki wabo baroze mani baramuroze ibiboro bituma atagenda tumujyana yo kumusengera ntago yakize acyarwana n'ubwo buzima kubyumva wenda byagiye byoroha kubera ko iwabo basenga nyine byagiye byoroha ariko nimuzatubeshye ngo ufite imbaraga zikiza umuntu wowe ufite imbaraga zisaba Imana ngo umuntu akire muri Bibiliya haranditse ngo umwenda warahera wacitsemo kabiri buri muntu wese yigererayo we wikigira umutambyi we ngo umuntu azaza gusaba imbabazi kugira ngo roho ye izahabwe ubugingo buhoraho bombo clat mukatubeshye Mana azaza gusaba imbabazi kugira roho izahabwe ubugingo buhoraho wowe umwana w'umuntu wowe umwana w'umuntu nta n'isoni ukicara kuri kamera we so tukanze umukozi w'Imana we so umukozi w'Imana ntago yasizwe amavuta nande yasizwe amavuta nande nose agiye kuba bishop nanjye nasizwe amavuta yiki se umunsi nakubwiriza ugakizwa wowe wasizwe yiki nasizwe movit koko orazo utangiye guhangana umukozi w'Imana asizwe amavuta ntago muhangaye ni umukozi w'Imana turamuzi yewe yaje ari umukozi w'Imana niko twamwakiriye ariko yikomeza kwigaragaza nk'umuntu ushaka gutwika ni ryari atatwitse se kuki se ataguze man hari n'ikintu ngiye nshaka kugira clear noneho soti sitwirirwa tugenda mu mihanda rimwe na rimwe n'amaguru ntago tujye nawe turagura imodoka suca ku bantu basabiriza muri quartier suza umwana ukora ibiraka byo gufura n'iki byose subazi cyane uwo mwana n'umwemere 3,000 byo gufura imyenda umwana n'umwemere 3,000 byo gufura imyenda uzabigire 5 n'ubu bifite soti we nujya gusenga mu nzu uri kujya gusenga uzace ku bantu basabiriza cyangwa se umuntu utishoboye muri quartier yawe ugira icyo umarira muri uwo munsi wo gusenga rya turo ryo mu rusengero ryihorere yego naryo ni ingenzi ariko ari amafaranga yacu niyo barya bakaza kutumenyera hano bakaza ku ma YouTube cyane bakaza kutubwira nabi bakaza kwivugishwa mu ndimi nabuze uvuga ikigane we ngo duhuze numve ko Imana ivuze ibintu bya danje bakavuga ngo mu ndimi tutazi ibyo bintu nge simbyeme abantu ni munera amabuye nge ibyo bintu simbyizereramo birande binago zemera bavuga mu ndimi z'amahanga sibyo indimi z'amahanga sinaguzi yuko zanumwa zimaze kuzura umwuka wera zavuze indimi zitandukanye iziye numwa wahuru umwisilamu nago bizi ndabizi zo muri Bibiliya handi batwikiye babajama oya bari hehera bamaze kuzura umwuka wera umwuka bavuga indimi zitandukanye mwese musigaye mwivugishwa indimi nabuze uvuga ikigande ari umunyarwanda ntacyazi
agahita avuga Imana umwuka wera ukamukubita agahita avuga ikigande burungi sebu kwagaranyo katonda gambient uri kubyumva nabuze uvuga ukubitwa n'umwuka wera ngahita avuga ikigande cyase ngavuga iringara kuki bavuga ibyo birimi tutumva se nyine izo ndimi z'amahanga buretse gato ayo mahanga nayo mwijuru ariko baba bavuga bombo clat asubura ziyandi bibundi nizaye yo mani ibintu by'ivuga butumwa abantu babigize business bamwe baza kubitwikiramo niyo mpamvu ubona insengero nyinshi nyine bibakajaga leta yacu erega leta yacu ni umubyeyi mani leta yacu ariko yarabirebye leta irakureka ukaza izitujuje ibisabwa none se si hari abantu bazi ubwenge bashinze insengero zifite ibisabwa nyamara batuburira abantu we waretse gutuburira abantu uburyo butemewe ukabatuburira mu buryo bwemewe ako pazo uburyo tujye tuvugisha ukuri batuburira abantu ako sote reka nkubaze unzatinya kubwiza umuntu kuri kw'ibintu ari gukora bitari byiza kandi muri societe ngo bimarire iki nubu ntacyo azampa ntago azampa ibiryo ntago azanyishyurira inzu ntago azagira uti tugomba kuzajya turi muri generation kuvugisha ukuri niba mutajya munabibona nta mpamvu yo guhishira ikibi Imana ikibi cyaraga nyine cyabaye cyinshi mu bantu Imana ibinyoma byabaye byinshi mu bantu abantu barabeshywa niyo mpamvu batubuzi bahari umuntu akaza kukubwira ati so tagize ikibazo ngo twohereza amafaranga ari muri emergency kugira ngo bamuvure muri umuntu wawe bakaguhamagara mani uri kumva ntaho bitaniye n'ibyo rero by'abantu baza kukuba ati ngo urashaka visa ngo tanga ituro come on ushaka visa tanga ituro ushaka Range Rover zana amadolari 100 Range Rover y'amadolari 100 akabantu barabatuye ibyo bya Range Rover n'amadolari 100 yabivuze ndi mu rusengero reka izina ry'Imana cyo gihe nari impari iyo video suyizi se nari ndi mu rusengero noze mbere ko umusiramu arya wabanje kuba mu Kristo nje navutse kankubwira ubundi njewe navutse nisanga muri famille y'abadivantiste mu munsi wa karindwi papa wanjye yabaye umudivantiste mu munsi wa karindwi kubera mama yari umudivantiste mu munsi wa karindwi ubwo nyine nkomeza gutyo ariko papa we aza gusanga nyine ubu Kristo ntago ari ngombwa idini Kristo ntago ari ngombwa idini papa wanjye akuza twigisha Bibiliya cyane ngiye na murumuna wanjye twaya dufata n'umwanya kuri cy'umweru buriya niyo tugize amahicacu wanjye nkunda cyane turasenga saa 6 z'ijoro turasenga Imana akaduha umugisha umwaka ukagenda neza nakuriye mu muryango w'abakristo nuko ubuzima bwankubise nyine ukukura ugenda wisanga mu bintu nyine ubona bikwiriye nisanga nabaye mu Islam yego ariko nabyo simbibona ndi fit cyane ariko nasanze byibuze idini y'abayisilamu niyo dini ishobora ibasha kudutegeka iby'Imana ishaka kandi abantu bakabikurikiza nk'ikintu cyo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda bikumva kubahiriza kwanga iby'Imana yanga bikumva ibintu nk'ibyo nyine man abantu rero bati kuba Scovia yavuze rugagi nawe akagira ati akamusubiza akavuga ko atazanabona ubugingo bw'Imana ni rugagi rubutanga ubwo se papa akaba amaze iki papa se warabutanga papa aragusabira ku Mana aragusengera Mutesi Scovia surisiri kari asengera mu idini rugagi asengeramo ngahita abantu rero bavuze bati akibaza umuntu wifata akavuga ngo niwe ukomandinga ubugingo buhoraho mbese mutabanye neza ntago uzabona ubugingo buhoraho hako mujye munumva namwe nuvuga ngo rugagi tutabanye neza cyangwa se ngo numve ibyo avuga ntago nzabona ubugingo buhoraho yego ubundi gute uhangara umukozi w'Imana ntago nge nahangaye umukozi w'Imana ntago nemeranye n'ibyo avuga gute umuntu yicara agahangara umukozi w'Imana ndamuhangaye nitwa Pazo ntago natatse pe ariko sinemeranye n'ibyo avuga namwe mu bitekerezeho bati rero kuba yasuzanyije na Scovia yakojeje agati mu ntozi cyane kuko bizamugwa nabi azagaragara ngo ni umutambyi azagaragara nk'umutambyi wababa agent bahamagara batutuburira azagaragara nk'umutambyi nyine utemewe tu cyangwa se utarabyigiye udafite experience cyangwa se nyine umutambyi wa fake nakomeza kwishora kuri Scovia kuko Scovia mana yanjye uriya mama afite IQ uriya mama afite ubwenge uriya mama nyine arajijutse kandi ni umunyakuri muri make nta kosa nyine uzamubonaho
nanarikora kandi azayisabira imbabazi kandi abakora n'ibyazi abakora n'ibyazi rero nyamuneka umutambyi genda gake kuri Scovia nakurikiranye space bari kumwe bombi aya mahasi bazo koko kaze numve niba ari tumwe mbona aho hafi ahangaha wumvishe wumve ya mahasi no Scovia niba ari ikintu dufite gutinya kuri Scovia rero Scovia ni wa muntu ashobora no kutakwigaho ariko kubera ubumenyi afite hari ibintu rega twirengagije muri no mihanda uri kuri liste y'abantu ngomba kuvuga mpagaze ku maguru yanjye abiri sinzagusaba imbabazi kabonye uvuga ku gihe ko mu gihambiriwe mu isi kiba gihambiriwe mbono mu ijuru sindi ukuntu nabyumvishe ariyo mpamvu bavuga ko ntashobora kubona ubugingo ndarahira Imana ihoraho kutari mu mpamvu zatuma mbura ubugingo mbaye mbukwiye ariko nta bazi musabye n'ibyo umenya nabyo ni nshobora kubaza nkuko ntakubaza ariko kukuvugaho nzakuvugaho n'ejo nabyuka nkuvugaho n'ibyavuzwe muri space zitandukanye n'impuguka nzaza nongere nkuvugeho sinkusabye imbabazi rwose twemereye abantu bari hano ko tugiye kuganira tukibaza ku bibazo abantu bafiteho amatsiko tutagiye kubanza kuvuga ku byabanje kuko byabanje buri umwe yavuze uko yumva ibintu mu buryo byakirwa mu buryo buri umwe yabyakiriye uko abishaka ariko njye nawe ndagira ngo tuvuge ku birimo kuvugwa ubu nonaha ku bibazo bibaza yego njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora uyu munsi nyakubahwa hari urwo ufite rukora cyangwa ntabwo inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa Redeemed hafunze isengero 9,840 kakomeye se kari umutambyi y'Imana ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi ninge twavugagaho hano bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho kusubiza ku zindi nsengero ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo wahede no navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange nge ndabaza kuri wowe hari urusengero ufite mu Rwanda rukora Rwamagana okay wowe ubwawe uri ku kinyamakuru igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite nta rusengero ufite rukora ariko ufite ibyo ukora mfite inkuru y'ikinyamakuru igihe keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye yego bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora yambajije aho nyobora aho ndi jewe aho jewe ntabwo yavuze ishami cyangwa ikindi yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora hehe urimo kuyobora hehe wamushubije ngo iki namushubije ntaho mfite ndi kuyobora naho nayoboraga mu Ruhango reka nkusomere abantu bari ku gihe barebe ku kijya nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora hano ku gika cyanditse ngo imodoka ya $280,000 francs Bishop Mugagi cyo hepfo bagize bati kugeza ubu bavuga itorero ryawe ryatangiye 92 baragira nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora guteranira imbona nkone ku rwego nubwo ni inkuru yanditswe kugengera ngo wenda abayitegereye barazireba wowe ntawe uyobora icyo bivuga yego jewe nawe ufite nyobora ikibazo cya kabiri nabazaga cyo nibajije kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda narabeshye cyangwa simbeshye ndi umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel Church mu Rwanda ishobora gusura itorero aho riri rikorera nkuko nasuraga mu Ruhango nkuko nasuye Rwamagana ariko jewe nkaba ndi Kigali wowe nta torero uyoboye wowe ushinzwe gusura amatorero ndi umuvugizi w'itorero Redeemed Gospel Church byemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda urusengero rwo mu Ruhango se ruturanye n'akabari hejuru kahagira rogi cyangwa ntabyo
twari dufite urusengero rwubatse rutujuje ibisabwa hanyuma urwo rusengero dukora igishushanyo mbonera akarere karavuga ngo rero ibyaba byiza ko mwubaka neza hariya bigendanye n'icyerekezo tujya kwifashisha ahantu bambwira ko bahabonye uzamurebe wiruka kumva ibibazo bya Scovi mbohereza twicara nka bodi y'itorero administration tubohereza amafaranga yo kuhishyura noneho kugira ngo babe bahari nk'abakristo bafite encadrement hariya hanyuma natwe tutangire kubaka nk'uko akarere kabidusabye kabifitemo inshingano n'icyo gishushanyo kiri mu karere ka nyakubahwa muvugizi w'itorero nabazaga urusengero rwanyu aho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi ntabwo jewe mbizi iby'akabari na rogi iyo nza kuba ari jewe uhatuye cyangwa se uhashumbye kuko afite umushumba waho bivuga ngo bashakagaho kwifashisha kugira ngo babe bahateranira hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church. Ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose. Mfite abama amakuru aribo bayoboye kwihangana Innocent ni uyoboye itorero rya Ruhango. Ni ukuvuga ngo niwe ugomba kuma amakuru umuvugizi bari kumubaza amakuru y'urusengero ruri hehe mu Ruhango ntayafite. Uvuga ko navuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru wari wamubarira kubwira ko nta bihari cyangwa bihari. Nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite Muhanga noneho jewe nkakodesha amaroji nkakodesha n'akabare nkakodesha n'urusengero. Icyo kintu nicyo navuguruje navuze nta nyubako ngira yanjye bwite nta UPI mfite mu Muhanga nta nyubako mfite Muhanga nta n'ahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amaroji ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuzo reka rero ngiye nguha amakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho cyapa bawe kiri munsi ya bogi ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi Scovi abafite amakuru niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu none se ubwo ikibazo Scovi wowe uramwiteza nta n'isoni nuse mbarumbwiza ukuri batiyakojeje hagati mu ntozi navuze ibintu byinshi sibyo mbwiza ukuri kuri iyo live Rugagi yagaragaye ati yitwaye ati mbwiza ukuri mbwira abanyamakuru mwita mwisetsa nicyo mbakundira yagaragaye ati nanjye reka nkubaza inyitsi turi kuganira Rugagi muri iyo space bitewe n'ibibazo yabajijwe yagaragaye ati we wumvisha yagaragaye ate ko mwumvishije je mfite ibyo numvise 6 jewe mfite ibyo numvise byanjye wowe nka soti umunyamakuru turi kumva kino kiganiro yagaragaye bacyumvisha nijoro cyose yagaragaye okay wakuyemo iki muri ako kantu kanyu munyumvishije k'ikibazo cyuko urusengero ruturanye n'akabari n'amarogi bitewe nuko Rugagi yasubije wabyumvise gute yare kuntu nshobora kuba nabyumvishe bishobora kuba bihabanye n'ibyanyu mwumvishe tubwira ibyo wumvise nanjye ndakubwira ibyo numvise ngewe numvisha yuko ubu tujye kuganira yego numvisha yuko Scovi yabajije Rugagi iby'akabari ngo gaturanye na rogi zituranye n'urusengero ariko Rugagi akaba nta makuru arabifiteho yego akaba ari n'umuvugizi w'itorero rya Redeemed Church yego umuvugizi udafite amakuru umutambyi w'iriho torero ntaryo kandi arivuze irihe nose umuvugizi abaye gute umutambyi ariko nawe nutume ndakara si twabyumvaga ibyo iboro ni umutambyi ufite n'urufunguzo rw'ubugingo buhoraho Scovi atanya mubwira ati ngewe ntabwo nzagusaba imbabazi ufite verification ahubwo muzajya mujya kwigisha ibintu by'Imana musanga aba bantu mwiteje barabibarusha
wowe ntabwo ushobora kuza gukonvenka abantu ngo we ngo umuntu ngo natagusaba imbabazi ngo naga azabona ubugingo buhoraho. So tuno munsi nshobora kugwemukira muri ubuzima bw'isi tubayemo, nkabimenya ko nahemutse, nkazanga gusaba imbabazi ukazinyima, uri kubyumva, nkabwira Imana ihoraho, dore ko twese twizera Imana, nkabwira ati Imana, nkabwira nti Imana nasabye umuntu imbabazi, namukoreye icyaha pe, namusabye imbabazi yarazinye, ariko byibuze ndabikweretse, ngiye ngusabye imbabazi. Ese so uti ku Mana simba mbabariwe cyane, simba mbabariwe. None se wowe urigira kagarara? Kagarara ndabeshye, kagarara ni mugufi. Urigira wa mutipe yapfuye witwa ngudera, mwari munini bya hatari. Ubuhe? Okay, tubireke. Urigira gandarare ukaruta amapeti y'abantu bose batuboye mu gihugu, ukarenga igihugu ukajya ku isi hose, ukazamuka ukagera mu isanzure, ukavuga ngo nintagusaba imbabazi ngo nago nzabona ubugingo buhoraho. Who are you? Wowe urinde, urinde. Mujye mucunga n'amagambo muvuga. Nakubwiye ngo niba uzi ko uri ahantu uteretswe, wowe soti nk'umunyamakuru, ugomba guplayinga role yawe neza nk'umunyamakuru. Umuntu atazakunyuzamo ijisho nako kazi ufite ukakabura. Byakumarira iki guhora uri umunyamakuru bahora bavuga ati uyu nagende? Byakumarira iki guhora uri umunyamakuru utanga ibintu abantu batishimiye? Byakumarira iki kuvuga ibintu udafitiye fact? Byakumarira iki kuvuga ibintu wowe by'amarangamutima yawe cyangwa se ibyo ubitekerereje byose utatekerejeho karindwi, ururimi rwawe utakaraza inshuro 7 nk'uko Bibiliya bivuga, ukaza ukabibwira abantu? Wowe urabwira umuntu ngo naga azabona ubugingo buhoraho? Uri umuvugizi utazi insengero ufite aho zituye n'iki, wowe uri umuvugizi? So iyi televiziyo uri gukoraho ikiganiro ugiye gukora, waza utazi ngo ugiye gukorana nandi, uramubaza iki? Oya nibibaho. Ibyo bintu bibaho. Bakakubwira ngo genda kwirebero ufate ibiboro bya sinema ureba amakuru, ushaka amakuru utazi kwirebero, utanabajije. Uri umuvugizi nta makuru ufite? It doesn't make sense. Ibyo tubisimbuke, abumva bumvise. Pazo kuwarakaye. Warambwiye ngo ni buti tugera ku ijambo ry'Imana. Tugera ku ijambo ry'Imana. Nzaza ntera gatebe. Nzajya utera gatebe. Nanjye nsike ntanzitse. Kuko Imana urayitinya kandi wanayubaha. Imana sha yaduhaye ubuzima. Imana yaduhaye umutekano, igihugu cyiza kirimo umutekano. Imana iduha ubwenge. Imana iduha buri kimwe, Imana iduhisi ngo tuyibemo, tuba batware mu isi, kiremwa muntu gitware kiganze. Uri kubyumva? Kiyobore buri kimwe cyose. No munsi watereka n'intare n'ubwo yakurya, ariko uyikanze irikanga cyane. Kiremwa muntu ni ikintu gikomeye cyane. Imana yaduhaye ubutware. Ubwo butware rero mwimukoresha mutuburira abantu. Abantu barabubaha, abantu baba nyine, abantu ubwabo nibo babasiza amavuta, mwebwe n'Imana yabasiza amavuta. Ntago Imana yagusiga amavuta yo kuza gukora akazi utazi neza, gukora akazi k'ubuvugizi utazi ngo urusengero rwana ruturanye n'izihe nyubako ruri mu ihekaritsi, usibye kuba unabizi ariko ari ibyo ushaka kuzimya nyine, ushaka kwigaragaza neza. Niko bamera. Umuntu wese ushaka kuyobora nako kwereka abantu nyine ko ibyo akora ari byo, nyine ari ibyo apfukirana bibi. Bakurikiranye amakuru yanyu mwebwe benshi abatambyi, niko tushaka kumbwira ngo umukozi w'Imana baramufunga, bamwe mubona agiye mbona bafunga. Dushaka kumbwira ngo itorero ry'Imana koko ni Imana yarabasize amavuta, akayo mavuta babasiga namwe ya PDD nayaye amavuta babasiga nayaye. Nyabo najye ugenda gakeya. Nta kugenda gake shasi, ibintu by'ijambo ry'Imana ugenda gakeya kabisa. Byari ibyo rero, ntibakaze kutubeshya man. Yego, kaze kutubeshya. Mwebwe murabura kujya gusengera abarwayi. Umuntu umwe yaravuze ati nukubera iki ubona abapasteri bajya gusengera mu nsengero, ntubabone bajya mu marwarira ahantu hari abantu barembye, ntubabone bajya mu nkambi gufasha abantu batishoboye, nkuko babibabwira nyine. Umuntu uri kumamagara n'indera, uri kubyumva rero, batubabarire pe, batubabarire cyane kabisa.
kuko ibi bintu mwitwaza mwabigize business n'insengero ziriho zemewe bari kuzisoresha kuko barabona mwinjiza mwiba abaturage b'abandi abaturage bari kubiba sote bari kubiba pastor umwe ngiye yabwiye papa wanjye ngo kukorera amafaranga menshi ngo kuki utura amafaranga make kubyumva papa wanjye mabariye kuvuga ibyo bintu ariko ni nabyo byamuciye mu rusengero nose abazi ingano yayo yatoye abafite amakuru nose yagiye kurambura akaboko mo gutya bareba mu gaseke nyine babumva wahaguruka nka babandi bose ni babandi abo ni babandi uzabona ngo bajya gusenga akava mu rugo yazamuye AC yazamuye ibirahure harimo AC mu modoka igenda atera abantu ivumbi cyangwa se ibyondo atahari ifite n'abantu bari ku muhanda imvura iri kugwa ajya gusenga akagenda hari agatura amadolari 200 yaje atera abantu ibyondo yaje yaci man ngenge nibuka story ya kera excuse me njye nibuka story ya kera nigeze kurwara malaria ku buryo mama wanjye yafashe risk akanjyana kwa muganga imvura yakubye nakuriye ahantu bita mu cyumbati abantu bazi mu cyumbati hari umuhanda uzamuka ku mumena w'amabuye ndawuzi niwo muhanda uva Sezike urabona arundi w'amabuye hari iboro by'ibikakarubamba biri munsi y'ahantu mu ishyamba umuhanda ahantu uri hari ahantu rahageze kugenda birananira nari umwana mukuru w'imyaka 10 nibiringira ngo mama wanjye tameka kandi nta nubwo ari n'ahantu hari wavuga ngo hagendwa cyane kuko umuhanda w'intu sote mu by'ukuri twari tugiye kwivuriza CHK hari kwa Nyirinkwaya ku kigihe twakoresha agasiranse Nyirinkwaya yari afite ishami hano Nyamirambo ako nabyo mama ari kubigiraho dute kuko bakona gukorera abantu batwite bagiye kubyara tugati either dushaka kujya CHK umugabo tuzi usenga cyane usengera no musengero dusengeramo mama wanjye histoire arayizi naga yibuka shaka ko atayibuka ariko ngenda yibuka umugabo ngiye naramwibukaga n'imodoka atwara nyibuka aducaho bwa mbere imvura iri gutunyagira bro tugiye kwa muganga none yaduciyeho ndi kuruka bro ndabyibuka nifite imyaka 12 sorry shaka ko yakubonye mwaramuhagaritse yanga guhagarara bro buretse gato mani buretse wimvanga umugabo duturanye cyo ni kimwe umugabo dusenga mu rusengero rumwe rw'abadventiste b'umunsi wa 7 ari Nyamirambo aducaho agiye ku kazi saa 4 za mu gitondo uri kubyumva aho yakoraga ndahazi yakoreraga hariya yakoreraga kuri Nuza Sky Hotel niba uyizi Sky Hotel iri amakoni koshwa yakoreyeho indirimbo kera urayibuka hari abori yuhanyuze uvuye CHK gatoye no kuri niba ari kurepa niba ari kwisinzi uvuye Camp Kigali gutya ni CHK muri zira zone yakoreraga kuri iyo Sky Hotel ari hacuruza ibintu muzi aducaho ubwa mbere ajya ku kazi hari ibintu atwaye mu modoka inyuma biri kugaragara muri butu rava 4 aragaruka nta birimo asubira mu rugo ahindura imyenda umve kuntu narebaga asubira mu kazi ndi kugenda nduka inzira yose iki uwo muntu musengana ukuzi tureka no kuba atakuzi abantu barahindutse man nago ndi kumubreminga ashobora kuba natatana ibyo ni ibiki uvuga ngo umuntu atakubonye ashobora kuba atarakubonye sote ibyo tubyihorere gusa ngena guhaye urugero rufatika ariko nabyo niba usenga niba utanasenga ndabizi kugena ku muhanda nago waca ku muntu ufite amafaranga mu mufuka ngo ntuyamo niyo waba utayamuha umwana akagusaga ku muhanda ukanda akanyenyeri ukayakira ku ya mama we ibyo bikubaho se nitubi Kigali twese icyo kintu gikora cyo gufasha uri kumva bro rero soti wowe ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda uri kubyumva rero ibyo bikorwa byiza nugirira ikiremwe muntu neza ukabana na mugenzi wawe nta makimbirane nta bukristo burenze ubu nta ngorerano nyine z'Imana uzabona nuzagera no mu bibazo ujye wibutsa Imana ubwati Imana nubwo ndi mu bibazo ndi umunyabyaha yego ariko je wibuka ko ari udukorwa twiza nakoze ni kuri ko Imana izabikubikira kandi izakugirira neza yego pazo katwisoreze n'ikiganiro ushimire cyane
ushimire kabisa nanashimira n'abantu badukurikiye guhera ku munota wa mbere kugeza ahangaha tugiye gushyira akadomo ni ibintu biba bikomeye cyane mbwira mugire ibihe byiza njye nitwa So Official Jabless Yamani.